Yes, igicamunsi cyiza wowe ubanye natwe bwa mbere hano kuri Bivugwe TV, ndagusuje cyane kandi guhaye ikaze. Mu by'ukuri niba utarakora subscribe wibuke gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru yose atambuka hano kuri Bivugwe TV. Tuje mu makuru agezweho muri aka kanya, aho mu by'ukuri ku kibuga cy'Igoma hari hamaze umwaka umwe n'amezi agera kuri 2 hatagwa indege nyuma y'imirwano yari imaze igihe kinini ihuje abarwanyi bayo mu 23 ndetse n'ingabo za FARDC. Ni mu gihe rero hari yamaze gushira umwaka wose n'amezi agera kuri 2 abarwanyi bayo mu 23 mu by'ukuri baramaze kwigaruriza cyangwa se gushyira mu biganza byabo ikibuga cy'indege cya Goma, aho mu by'ukuri bari bamaze igihe kinini baruyirukanyeho ingabo za Kongo nyine FARDC ndetse n'indi mitwe myinshi yari yaraje gufasha iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhashya umutwe mu 23. Mu by'ukuri bikarangira n'ubundi intego bari bafite batayigezeho, ahubwo mu 23 mu by'ukuri ikabirukana kuri iki kibuga cy'indege, aho nta ndege yari yemerewe kugwa. Ahangaha nyine nyuma y'umwaka ushize iki kibuga mu by'ukuri bitewe n'imirwano yabereho, murabyibuka mwagiye mubibona amasasu menshi avugira kuri iki kibuga, indege nyinshi ziraraswa, izari ziri mu kibuga hagati bazishyira ku ruhande. Rero iki kibuga cyari kitarakorwa neza nyuma nyine y'uyu mwaka, ariko haje gutungurana ubwo indege ya ONU imaze kugwa hariya ku kibuga cy'indege cy'Igoma. Ni kuri iki gicamunsi cyo kuri tariki ya 12 z'uku kwezi kwa kabiri. Mu by'ukuri wakibaza ngo iyi ndege yarizanye nde, yarije kureba iki mu by'ukuri, ni iki kitumye ariyo ndege iguye kuri iki kibuga cy'indege cya Goma? Byose rero reka tubyumve muri iki kiganiro cyacu. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yose ari update ujye tuyumva hano kuri Bivugwe TV. Ni inkuru yatangiye kumenyekana ku isaha y'isa 8 ubwo indege mu by'ukuri yarizanye umuyobozi mukuru wa ONU. Ni umudamu mu by'ukuri, umudamu amazina ye ntari kubasha kuyakurura neza, ariko mu by'ukuri byamaze gutangazwa ko ari umuyobozi mukuru wa UN cyangwa se akanama gashinzwe umutekano ku isi wamaze gusesekara hariya rero Igoma ku kibuga cy'indege, aho yakiriwe n'abayobozi b'umutwe wa M23, ariko mu by'ukuri akaba yanatangaje amagambo make ari mu rurimi rw'igifaransa, aho byamutwaye iminota 2 n'amasegonda kugira ngo abashije kuvuga iryo jambo. Abanyamakuru benshi bari hariya ku kibuga cy'indege Goma bo bamaze gutangaza ko mu by'ukuri nyuma y'uko uyu muyobozi wa ONU amaze kugera ahangaha nyine ku kibuga cy'indege Igoma, nta bintu byinshi yababwiye, ahubwo bo babashije kumutega amatwi, ndetse banavuga ko mu by'ukuri hari umutekano udasanzwe. Hari abasirikare benshi ba M23 bari baje mu by'ukuri kwakira uyu muyobozi mukuru wa UN cyangwa se umuyobozi mukuru wa ONU, ariko mu by'ukuri nubwo abayobozi ba M23 bagize uruhande mu gucunga umutekano ku kibuga cy'indege, indege ikimara kugwa hasi mu by'ukuri uyu mumere cyangwa se uyu mubyeyi, uyu muyobozi mukuru wa UN ntabwo yarari wenyine, ahubwo yarari kumwe n'abamucungira umutekano bari bamuherekeje. Mu by'ukuri ubona ko kuri iki kibuga cy'indege Goma umutekano wari wakajijwe isuku, ndetse hari n'abakozi dusanzwe tubona nka bano ku kibuga cy'indege Kanombe bayobora indege bambaye amajiri. Na hariya rero ku kibuga cy'indege Igoma mu by'ukuri nyuma y'igihe cyari kimaze gifunze hagaragaye abakozi bayobora indege, ndetse ni nabo babashije kuyobora iyi ndege y'uyu mukuru wa UN kabisa, aho aje mu bintu byinshi. Ni nyuma y'uko rero hataratangazwa nyirizina icyaba kimuzane hano Igoma, ariko mu by'ukuri makuru make dufite nuko uyu mubyeyi mu by'ukuri yabaje kureba umutekano aho waba umaze kugera nyuma y'igihe kinini M23 yigaruriye iki kibuga cyangwa se ifashe uyu mujyi wa Goma, ndetse hari n'ibindi bice byinshi tuzi M23 yagiye igenda
ifata. Gusa ariko nanone igitunguye abantu nuko nyuma y'umwaka n'amezi ikibuga cy'indege cy'Igoma kidakoreshwa, hagaragaye indege ni indege y'umweru, indege ifite kuba itwara abantu batari benshi. Mu by'ukuri uyu mubyeyi cyangwa se uyu muyobozi mukuru wa UN niyo yajemo kabisa, ibintu byakomeje kugenda bishimisha abantu benshi, yaba abatuye Igoma ndetse n'abandi kabisa, bavuga bati ni byiza cyane ko kuba umwaka wari ushize indege zitagwariya tukaba twongeye kubona indege igwa, ni ibintu byiza cyane. Nibyo rero abaturage bahariya ndetse n'abandi bakomeje gushima cyane. Ngira ngo rero mwebwe mudahwema kudukurikira cyangwa se nawe twaba tubanye hano kuri Bivugwe TV, mu by'ukuri amakuru tuzajya tubagezaho ni amakuru atariho ivumbi, amakuru muzajya mwumva hano kuri Bivugwe TV ni amakuru mu by'ukuri azajya bagezweho ako kanya kabisa. Murabona ko ku kibuga cy'indege Igoma ni ahantu hasukuye hameze neza cyane. Murabona ko bari biteguye umuyobozi mu by'ukuri ugiye kuza. Binagaragara yuko uyu muyobozi aza ntabwo habayeho gutungurana mu by'ukuri, ahubwo bari bamaze nk'igihe kinini bamwiteguye. Nabonye hari n'amamodoka yanditseho UN, hari n'abashinzwe umutekano benshi ndetse n'abashinzwe protocole. Ariko mu by'ukuri kubitegereza neza ku bibuga by'indege haba hari amazu cyangwa se amabiro atandukanye, abantu bakoreramo ibintu bitandukanye, bagiye kujya mu ndege cyangwa se bari kuyivamo. Ariko mu by'ukuri hariya ku kibuga cy'indege Goma biragaragara ko biro zamaze gusenywa ndetse zitaranubakwa. Ariko iyi ndege nubwo yo yaje mu by'ukuri, umuyobozi wari uyirimo ntabwo ari ngombwa ko ari buze gukenera kunyura muri biro, kuko mu by'ukuri byari bisanzwe bizi ko n'ubundi iki kibuga atari ikibuga gikoreshwa, ariko bakifashishije mu buryo bwo kugira ngo uyu muyobozi mukuru wa UN mu by'ukuri akinyureho mu buryo bworoshye, dore ko n'ubundi umutekano wari umeze neza hariya hantu, yaba mu mujyi hari Igoma hafi no ku kibuga cy'indege. Abasirikare benshi ba M23 bari bakikije iki kibuga ndetse banarinze umutekano hariya. Bigaragara ko abantu bose bari bamaze kumenya ko nyine hari buze kuza umuntu ukomeye, ari nabwo nyine hari umutekano mwinshi n'isuku hariya hafi mu mujyi Igoma. Neza ku bantu bahari barabizi ko mu by'ukuri bitari bisanzwe, ndetse abaturage bakomeje kugenda babona abasirikare benshi batambuka ndetse n'abashinzwe umutekano batambuka hariya mu mujyi. Bikumvikana ko rero hari buze nko kunyura cyangwa se hari buze kuba ikintu kidasanzwe. Ari nabyo rero byaje guhita biba nyuma y'iminota mike cyane, bahita babona kajugujugu mu kirere ya UN mu by'ukuri izanye uyu muyobozi mukuru wa M23 uje mu by'ukuri kureba byinshi mu bijyanye n'umutekano, dore ko UN ari akanama gashinzwe umutekano ku isi. Akaba aje rero kureba aho umutekano ugeze hano nyine muri uyu umujyi wa Goma. Byinshi turajya tumenya, turajya dukomeza tubahe amakuru ari update. Namwe rero ntimuze gukura amaso kuri Bivugwe TV, mukande subscribe mukone kunzogera kugira ngo ubutaha tujye tubana mu makuru azajya ba agezweyo. Ngayo nguko rero ibiri Igoma nuko mu by'ukuri nyuma y'umwaka n'amezi make byari bishize Igoma hatagwa indege yahaguye, kandi mu by'ukuri indege yahaguye mu buryo budasanzwe, ari nabyo byatunguye rero abaturage benshi bari muri uyu mujyi wa Goma. Rero turajya dukomeza tugenda tubaha andi makuru ari bugerweho nyuma y'uko uyu muyobozi wa UN ageze ahangase. Niki kirakurikiraho byose turajya tubibagezaho. Wibuke gukanda subscribe kuri Bivugwe TV kugira ngo andi makuru yose ari update ukomeze kugenda uyumva 5 kuri 5. Turabakunda bya hatari, mukomeze mugire ibihe byiza.